Ahe inshinzira ndamubwire wandaya ujye ugenda neza mu nzira karabyiba nk'agadatekera se mwagiye murya bikeye ariko se farumasi nanjye nawe ndukoze nkwiyame jya ugenda neza uri kureba undi munsi utazajya ugenda uri kubangamira n'abantu bose twabivuze ukuri koko ngikurira abandi ukakurisha kurakara jyana uwo muntu uri ahirya naho undi se papa waribesha nyine izuba ryo mu kwa karindwi ari hatari si isombe ko ndi kubona si isombe ntabwo yapfuye wapi aho ndi se nari maze igihe narya isombe kabisa nari nyikumbuye ahubwo gira umuhamagarire wa muntu aze kunzanira ya gahunda ahubwo ntaribagiwe Hello, Bill. Kazi ko mu rugo tumereye nabi sana. Saatu nta kibazo. Reka mbe mureka ahubwo manze mvugane nawe. Hari ibintu nshaka kumubwira. Bye. I love you, baby. Sawa. Uri, ndetse ko ndi kubona uri kukubura wagira mama uyu munsi araza. kuriya ntabwo azaza ejo umunsi yabishobotse ndetse ko mwavuga wapi ntabwo navuganye nawe none ko buriya si ubwo ko nataratinda buriya hari igihe twatinda kumuhamagara ugasanga yabitanze kandi nawe namubwiye ngo uyu munsi nyine azabikira abacuruzi si nawe abacuruzi bakundaga amafaranga ushobora gusanga yanayikuye cyangwa yanabitanze nawe yarakaye kumvikanye ko ari bubimbikire ntabwo yabikuraho yanagutenguye oya raya ndamwizeye ntabwo yantenguha nzego mbari barasanga itari ntabwo yabinkora gusa yabikora nakubwira nase bayikompoze yumvire nawe ufite telefone muhamagara rero ntabikubwiye ubwo yabitanze uratinze kumubwira ntabwo twahita dushwana ngera ahita nishakira ahandi hantu ngewe ubwo naba nanga umuntu mvugana nawe ibintu agahita abihindura agashaka ahandi njya kubikora n'ubwo biragenda nta kundi nyine ubwo ndaje niyeranje Asa nkaho ufite igiporote. Nta karita ngiye kugura oya. kandi uri igisambo Wapi nta karita zivuye gushaka nyine nari ndi kumva mu nda bimeze nabi sana. Aho wabyutse uri kurya ibishyushyu kandi nabizinge ntabwo njya nkora. asigenda nawe riki Sawa tu nyine komeza kuvuga. none se wabura uko umanagurira inkweto za nkweto z'umweru ziri hariya kuri zo ndambara Nizo ugiye kwambara. Gahunda ufite ndaza kumanza nawe ngaho. Sawa nta kibazo reka abantu mfata akantu turahita tubikora gutyo nyine tubikurikirana. biravuba Nanjye yari kumvira ngo ararwaye ameze nabi. nyine nawe zo gushaka uko uzamusura Sawa. afungura ganga kumba ari hano suri ibi wari ubizi wamenya wese wari ubizi wari usanzwe ubizi uzikanywa inzoga none se kuri kumureba uragira ngo mbihindure iki uragira ngo mbikore iki kutabimbwiye ko wari uzikanywa inzoga nagukuye he bimaze igihe kingana gute nagukuye he sitarandagazi UNVS sura yigize ngo ni ikindi kiviye wa sura kunyumvira amagambo ari kuvuga
wallahi ubwo nabaye inzobe abaye nk'inguge neza bimwe mu ibiki umenyereye nagusatura nta mikino ariko papa ndekera umwana njya umbwira ibiki ndekera mvuze reka icyana ngikubita ukubita nde niba ushaka kumukubita yera kuri njyewe bamwerekanye umwese usigaye mushigikira niba ushaka kumukubita hera kuri njyewe ndakubwiye ngo hera kuri njyewe ibeshe ugakubita mere nagusatura neza ariko imana na rumwe usigaye mushigikira akomeza nk'ibimbogi abo mbese atatewe umubyeyi muzima afite wicara ukaganira umwana reka nkwereke none uyu mwana uri kwiyumva uri kwiyumva wesa uri kwiyumva papa rusenge umwana wanjye arakwica uretse nkamukubita wowe Alves gendera barakunyishije mba mukoreye tugende se kugira amagambo ariko nkamukubita ubundi tugende reka mbanze mukubita Rwanda ndarugaburira nkarwambika ndikurwishyurira amashuri ngo yankubita kano gasuzuguro nta kiburundi cyana di ukabimbwira rero ibiki se kandi ukabimbwira igihe kimaze uzi ko anywa inzoga waracecetse mbese waramuhishiriye umwana nyine wanjye nagomba kumutwara uko ashaka mutabana mu nzu kuzi ko mba muva ku kazi naniwe nimugoroba ukambwira ngo yaryamye ubwo kubimbwira ko byari bikunaniye none suri ikimuga cyo kugera mu cyumba cy'ukareba ku mwana ameze so wambwiraga ngo araryamye none kugera mu cyumba cye bisaba bakananira kumukangura koza abana b'ibigoryi barabanyina kabisa abafite ubwenge ni abasi none ubwo wambwira ngo ubura bana bafite ubwenge umva babarire sibyo kuko ibintu mbonye aka kanya bibaye hano ibintu urabizi neza urifashe uracecetse nta kintu bikubwiye nyine watereye wishimiye kubona umwana wari kugenda kuri ari kugwa ku muhanda ariko nawe urabyishimiye ubwo urukumva ari ibintu byiza ari ishema urukumva ari ishema ubwo niba biguteye ishema ni ishema ko wacecetse si nyine niba uko atari ishema niwabimbwiye ubundi hari umunsi wari wafata umwanya ngo wicarane n'umwana wawe akazi n'uwayise amafaranga yapfuye atayagwije ngamba mu maso uraniba ibintu byo hano bikore hano ibijyanye barire kabisa imbabarire mu maso hiva nawe wagira ngo agenda ari gukandagira mu byondo ikibazo cyane uko uri kwita ukagura wapi uzambaza ikindi hari ngibi byo kabisa cyakoze mana yanjye wakira ujya kureba ibogare yawe ndayireba nyine ntacyo uziho bazana umuhungu mwiza umuhungu mwiza ufite ubwanwa atajya yogosha ikiroso bajya kugira ikiroso reka da tuba watugiwe wazanye n'utubwara ese n'ubundi wambaye umusanzwe wambara ntabwo wabikora nawe none se dukoresha nsa nabi ngomba kugenda usa neza abandi bana wowe se ntabwo wambwira ko hari wapi sasa mbwira ndi gusa gute cyakoze ufunze ko kumeze neza tugiye kugenda rero ukuntu uragiye ugende nk'abakobwa b'umutima mbese ndi igihaha umaze kuriyawe ugende nk'abakobwa b'umutima ugende utuje nk'akagamfiye kiza waburosheje narangije wabikoze genda reba aho hirya mu nzu nanjye nsigare ndi kwivugishiriza mo bebe wakuze unapendeza umva
kariya gahungu nikakuzanaho ubuntu bw'ubushinzi. Sawa bye. Waramutse. Ese ko mba nkwiteguye. Hano kanya tuvugana. Hagiye kuzana wa muntu umaze imisutari utarwabona. Nawe ra. Ngiye kumuhamagara nari hano. Uyu munsi rero mugiye kubona. Ntabwo ndamutegereje. Uramutegereje? Ahubwo ndi kubona amamagazi ko abona hageze. Umva taje. Yego be. Abirabeye. Wahageze se? Yego nahageze. Kano kanya ndaje imuzana sibyo? Oh, nari ngukumbuye Maria. Olivier. Nini nataka Yes kandi. shituma ngiye kuba hanze. Ariko nutinde nanjye ndabandi hano mu rugo n'utinde. Sawa, rugarutse nyine. Ibindi ndabangu. Sawa. Nyine karibu. Ndio you sister wanjye ndikubwiye. Ese mwabaye bite muraziranye ari wowe ntiwishimye ari sister nawe ntabwo yishimye byabagendekeye bita abantu mubonanye bwa mbere ndebe icyo sister bazi ntabwo ibyo ndi kubyumva umva si Bimbwira neza. Amakuru wa mugabo. Komere cyane. Dukomerane. Imesi myinshi kabisa. Amahoro. Ni amahoro warabuze. Yewe singenda ariko nta kazi tubura wakundaga kuza. Wabaye bize cyane umuntu yarakubuze. Nagabyoroshye. Ibyiminsi. Ibyiminsi ndavuga nanjye ntabwo nanyura hano nyine nakuvugishije. Niyo mpamvu nyuze aha ngaha tungo nagusuhuza. Wari kunshaka cyane se? Ushaka cyane kabisa bikomeye. Saka nzi muzanira agatebe. Nakazana nari nandushye. Abundi sicara tu. Kanyicara tuganire kabisa. Tuburanye. Nagabyoroshye. Ubundi mugabo we hari ikintu naratekereje mwana Ariko ntabwo ndimo kukumenya sinzi. Ntabwo nzi ubu urawutanze asisibura yiri Asa ngaho tungurikira kujya. urambye ngenda kubwiye kuzana umuntu ku muhanda Akwase undi muntu teturamuzi. Nose muraziranye wowe Wajye ukabimubaza. reka nawe mubaze ko ntabwo ndi kubyumva utiri ujya mu byinshi umuhungu wawe yanjyaniye murumuna wanjye mu biyobyabwenge urumva kuba mujyana akirwa mu umva turakizwa n'ubuyobozi Oya, si ntabwo ari ngombwa ubuyobozi. Natwe turabagabo twabikemura ahubwo isi. Nanjye umwarangije ubundi yaje yasinze meze nabi. uko byumva se Ari kugenda. ntumujyana nyine Nawe ibintu byari byabaye. none ko ngiye kumujyana kuri ribu bakamufunga byaba na ngombwa nawe bakakujyana nawe utamuhure Oya, ibyo ntabwo byari ngombwa. Ntabwo byari ngombwa turabagabo tugomba kwicara tukabikemura. Ntabwo uri umwana nanjye.
tugomba kwicara tukareba kuko urukumva ni abana bahuye bajya mu bintu bitari ngombwa nyine ngo by'ibiyobyabwenge kandi tuba tugomba kubiganiraho nyine tukabikemura nk'abantu bakuru abana tukabasubiza mu maso. Ndi kubyumva nyine tubikemuye gute? Wowe ahubwo sinzi ikibazo ugiyewe uburyo ndi kubona wanarakaye sinzi. Baye ubwira kangahe? Kuba naje byambabaje. Usibira ibiki. Sibi wowe na sister mufitanye iki kibazo? Kwari kumbwira ngo mbikubaza musanzwe muziranye? Bebe, wabaye iki? Ntabwo mbizi. Ntabwo nibuka pe. Nose nibwo wamubona nibwo yakubona muhindutse kuri iyo. Nari bwo bwa mbere. Nibwo nabona nanjye sister bayikuriye kuva aho naberiye hose. Numvaga ari surprise ngiye kumukorera none surprise ahubwo ibaye kuri njyewe. Sebye ndabyita biki. By the way, baby, wari waje wambaye neza. Nabikuze kuri meza. Nese bundi muri no misi wari umeze. Shana rimeze neza. Uzi ko wari umaze igihe no kubona mandi kumva nazo ukuntu umeze. Nuko akora ntukajye ubeshya. ntabwo nakubeshya niko nyine rimwe na rimwe hari igihe mba ndi gutekereza ko ndi bukubone. Usanga nakumbuye. Natari nyine na sister bayansize hano. Sawa yagiye. Wese wagiye gucuruza. Nase nasigura urwo rwanda ujye gakumbeshya. Aho wose uzabigenda. Nzabita nguhamagara. Sister agenda nguhamagara. Ubwo ugiye kujya mbese wiyiba umamagara ukwiyiba. Wagiye wamagara hari. Kumbanisha. Aguzi ko dutuye kure cyane. Nzamwerekeza nyine nageze nzamita ngwerekeza. Ariko sheri nimero za sister nza kumuvugisha. Ikibazo 0 umunani 40 47 So, ndaza kumuvugisha. Ijyanye nze ko nazi mwahuriye. Ndaza kumuvugisha. Ariko rereka ntaye. None aha. Nawe uri urusi. Kiri. Sasa ni kanaye. Sasa kupana telefone. Nshanja mbikundi iri kuvuga ko ugiye gutaha. Tugabanya kajwi kugira umwangerere. Ntabwo nagukangibaza nyine nagukanze. Ntabwo byari ngombwa ahubwo wowe mbwiye nyine ushaka ikintu atari ngombwa ngo kujya mu bayobozi ngo Nibyo nashakaga ahubwo wombwira ibyo ushaka. njyewe numva nyine twabikemura uburyo nyine tukaganira abana niba ari ukubicaza tukabaganiza tukabaganiriza kemuka ahubwo wowe mbwire nyine ushaka mu buhe buryo nyine. Aba si uganiza umwana wawe. Ujya uganiza umwana wawe? Umuganiza cyane. None kukiyirwa bikora buri munsi bibaye ukangana. Ntabwo wamenya tu. Umva rero ndi kumva nta byawe ndagiye. Nta handi ngene mu buyobozi. Njye nakubwicara. Oya shawo yashagiye mba navugiye. Wa mugabo icara tubiganireho. Tuganira ibyo biganiro byawe ntabandi. Niba ari na fanta yagurwa. Fanta yagurwa ariko atari ngombwa kujya mu buyobozi. Sibyo? None na fanta yagurwa ariko atari ngombwa kujya kwiteza ubuyobozi. Sawa. Kandi umva mubwire sibyo? Nabwo nuko uri umuturanyi uri umuntu wanjye urumva? Byumvikana. Iyo fanta ntabwo nayemera ngewe. Ako nuko ushatse koroshya ibintu nta kibazo iyo fanta yizana ariko ahari abagabo ntihapfa abandi aho ubundi si ugomba kumvikana. Iyo fanta ibikenewe ariko noneho nuko ugabanyije mbese nuko utabizamuye cyane. Kubera ko urumva ni amakosa. Banda gara ari kubiparitse hari hanze. Urumva ni amakosa y'abana ugomba kubyumvikana. Ntabwo ari ngombwa ngo ubuyobozi kandi natwe turabona. Turabikemura gutyo ntacyo bitwaye. Hari bakugafanta nyine kaba gakenewe ako nyine bwa mbere n'ubwa nyuma. Oya mwana ndamuganira. Ugenda umuganyize urebe ibyo wamubwira byose. Abundi bwo byazavamo. Ariko ntacyo bitwaye ubwo buriya turabikora gutyo. Ubwo buriya fanta nyine bita kuboneka tu.
nk'abaturanyi nyine tugomba no kubana neza nta kibazo. naho ubundi nyine nuko aba ari ibintu nyine tuba duhuguriramo bya fake ariko nta kibazo reka turi n'abanywanyi nuko ari aba bana baba baduteranye. Katugera ku muhanda turebe. Reka turebe aka gafanta ariko bwa mbere n'ubwa nyuma ntacyo bitwaye.